Hello family, ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza kandi niba hari n'utameze neza ndagukomeje, ni ukuri Imana igufashe ibitameze neza bimere neza. Imana niyo ifite kumera neza kwacu mu biganza byayo, uyiyambaze uyibwire aho bitamezeho neza hose, nzi ko iri bugufashe. Hano rero ni ku nama za Queen 31. Nimba uhageze bwa mbere nguhaye ikaze, niba warakwanze subscribe ni ukuri ndagushimiye, niba ufata umwanya wawe ukandeba ndagushimiye, ni ukuri mwumve ko muri ab'agaciro, ndabakunda cyane. Ubaye rero hari inama wifuza kutugezaho cyangwa se hari ubuhamya wifuza kugeza ku badukurikiye cyangwa se ijambo ry'Imana, nimero yanjye biri aho hasi muri komenti ya mbere, wampamagara ubundi ukambwira. Uyu munsi rero ntabwo tugiye gutinda, n'ubundi hari ibintu byinshi abantu bakunda cyane ariko iyo bitekereje neza usanga bidakwiye na gato. Uyu munsi ngiye kukubwira bike muri byo by'ingenzi, uze tubane rero urebe ikiganiro kirangize, ntabwo kiri bube kirekire. Guseka abandi iyo bakoze amakosa, icyo kintu abantu baragikunda ariko iyo ngewe nyirebye mbona atari cyiza. Nanjye byigeze bimbaho rimwe, ahantu nigaga hari mu kigo ari naho dusengera. Ubwo rero rimwe nigeze, cyari ikigo cy'abadive, ubwo ninjye bigeze batoranya ngo nze kuvuga amakuru y'ahandi. Amakuru y'ahandi wenda abadive bo barabyumva, ariko abatari abadive ni igitabo nyine wahagurukaga ugasoma amakuru y'ahandi yagerwaho, ugahaguruka noneho ukaba ari wowe usoma. Ubwo rero n'ubwa mbere nari ngiye guhagarara imbere y'abantu benshi, n'ubwa mbere. Ubwo rero narahagurutse, gihaguruka yewe ubwo nari naranabifashe no mu mutwe, nari narayafashe mu mutwe, ndumva nyine ubwo ndahaguruka nkavuga mu mutwe niriwe nsoma, ariko ndavuga reka mpe guhagurukana igitabo nyine, ariko numvaga nari narabifashe mu mutwe ndi bugende nkabivuga gusa. Nuko ngihaguruka ndebye imbere amaso ari kundeba, numva ubwoba, numva ndatitiye, maze ibyo nari nize byose mba ndabyibagiwe. Ndavuga reka mbumbure igitabo nsome. Mu gihe ntangiye gusoma, ntangira gusoma igishinwa kandi ari ikinyarwanda. Nuko njye kubona mbona abanyeshuri bose basekeye rimwe, naratitiye ndavuga Imana nsohoke niyirukire mbigenze. Ariko mu by'ukuri iyo badaseka ntago nari kubigeraho ikibazo cyane, byari kugeraho bigashira, ariko noneho wasetse byabaye ibindi numvise nasohoka nkigendera. Ariko Imana yaramfashije nyine, mbona bishoboye nyine biri aho, mbona mvuye aho ngaho. Ariko nahavuye mvuze n'ikindi gihe ntabwo nzongera gukinisha kuvuga ngo ngiye guhagarara imbere y'abantu benshi mvuge, kubera ukuntu bansetse. Ubwo rero aka kantu muri sosiyete karakundwa, guseka abantu, kuba akantu umuntu akoze agakosa abantu bagahita bamuseka. Ariko ni ukuri ntabwo biba byoroshye pe. Gukoresha telefone ugeze mu rusengero, ugasanga umuntu ageze mu rusengero ajya kuri chat. Uzi ko nigeze njya gusengera ahantu, maze najya kubona nkabona umuntu afashe telefone arayitabye mu rusengero. Nagize isoni atari ngewe uri kuyitaba. Ni ukuri mu rusengero haba ari ahantu ho kubahwa, haba ari ahantu tugiye gushaka Imana. Nibura telefone waba uyibitse gato, ubundi wasohoka ukayikoresha uko ubishaka. Ubwo rero abantu benshi nako baragakunda, ariko iyo ukarebye ubona atari keza. Kubeshya kugira ngo umuntu agaragare neza, ugasanga umuntu ari kubeshya ngo agaragare neza, ari kubeshyera undi ngo agaragare neza. Ibyo bintu nabyo biriho, birakundwa, ariko nabyo iyo ubirebye ubona atari byiza. Burya kugira ngo ubeshye ngo ukunde ugaragare neza ahantu uri runaka se cyangwa umuntu uri kubwira, ni bibi nubwo bikundwa. Gusebya umuntu kuri social media, yego ibyo byo bireze. Ugasanga abapasiteri baraje bagiye kuri social media barasebanyije kugira ngo babe ibyamamare.
ugasanga baraje baratukanye nk'abashumba ngo bakunde babe ibyamamare. Ibi birezwe, birakunzwe, abantu barabikora nta kibazo. Umuntu akaza ngo akunde atwike, ugasanga aje gusebya undi kuri social media, ibintu bitabayeho, bitanigeze bitekerezwa. Ibyo bintu rero nabyo abantu barabikunda, ariko njye iyo mbirebye mbona atari byiza. Guca abandi intege aho kubatera kuraje. Ugasanga n'urugero umuntu wanyatangiye akantu k'agakorwa runaka, aho kugira ngo abantu bamutere imbaraga ati kuraje, gerageza bizakunda, ahubwo ugasanga baramuca intege. Ibyo bintu nabyo muri sosiyete rero bibamo, ariko iyo mbirebye mbona atari byiza. Kwishimira gutsindwa kw'abandi. Ugasanga abantu barishimira ngo runaka yatsinzwe mu kintu yatangiye gukora, yakigerageje cyanze, yatsinzwe, abantu ugasanga babyishimiye. Ugasanga bakoze ikirori cyo kubyishimira. Ibi bintu nabyo muri sosiyete bibamo, birakundwa, ariko si byiza. Gukunda kubona ibibi kuri mugenzi wawe, ibyiza bitagaragara. Aka kantu nako muri sosiyete kabamo. Ugasanga ubona ibibi ku muntu, ugasanga abantu bahora babona ibibi ku muntu we, ibyiza nta na kimwe babona. Ubu hari umuntu muri isi waba akora ibintu bibi gusa? Ntabwo bikunda. Umuntu aba afite ibibi akora, ariko hari n'ibyiza bakora. Ariko kugira ngo usanga umuntu ari kuvuga ibyiza bya runaka, biba bigoye pe. Ahubwo usanga ari gutondeka ibibi bye gusa. Aka kantu nako karakundwa, ariko nako njye mbona atari keza. Gukunda abantu bafite ubutunzi, abaciriritse, kumva ntacyo mwavugana. Ibi bintu nabyo birakundwa. Ugasanga umuntu, kuvuga ngo umuntu araciriritse, mbese uriya ntacyo avuze. Ugasanga uzi ko hari n'abantu atatunga nimero y'umuntu uciriritse. Nayimaze iki? Burya ujya muntu uciriritse, hari igihe aba ari we uvamo ukomeye. Ariko ako kantu nako muri sosiyete kabamo. Gukunda abantu mbese bakize, bafite amafaranga. Abaciriritse ukabona wapi. Akandi kantu, gukunda kwishimira aho gukunda kwihimura aho kubabarira. Aka kantu nako muri sosiyete kabamo. Gukunda kwihimura, ugasanga ati nzabanza mwihimureho, cyangwa se ati nzabanza nihorere aho kugira ngo babarire. Aka kantu nubwo nako gakundwa n'abantu benshi, ariko nako njye mbona atari keza. Nta mpamvu yo kwihimura burya. Gukunda guca abandi mu ijambo. Gukunda guca abandi mu ijambo. Hari abantu bakunda guca abandi mu ijambo. Noneho njye nkunda kubara inkuru, ariko nkunda kuzibara, nkunda kubarira umuntu inkuru yicaye mbese aneze amatwi. Iyo nciye mu ijambo numva ndakaye. Numva ndakaye. Barumva niba ndi kukubarira inkuru, nayikubarira utuje, unteze amatwi, ubundi nayisoza nawe ukavuga iyawe. Ariko hari umuntu uri kubarira inkuru, abantu babaho, ugasanga uri kumubarira inkuru, wagezamo hagati ukumva nawe yongeyemo iye. Ukabona nawe se yongeramo inkuru yiwe. Uzi ukuntu ari bibi. Ni bibi pe, nubwo bikundwa ariko ni bibi. Rero inshuti